Abavandimwe nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Tugeze kuwa kabiri, turi muri ya masengesho yacu yo gutakambira Imana, kandi turi mu cyumweru cyo gusabira igihugu, akarere turimo, nk'uko nabibasabye mwese abinginga Imana, muyibutsa amasezerano yayo. Ababishoboye mwajya musenga muzamuye amaboko, mukazamura amateka y'ibihugu, amateka y'akarere urimo, kugira ngo Imana itugirire impuhwe ku byaha byose biyibabaza, ku bintu byose ibona binyuranye no gushaka kwayo byaba biri aho duherereye. Uyu munsi turi kumwe na Nehemiya wiyemeza gukoranya ikoraniro rusange ryo kwicuza ibyaha. Ubundi aya makoraniro ko abantu bashobora guhuzwa no kuvuga bati uyu munsi ni ikoraniro ryo kwicuza ibyaha, ni kimwe mu muhamagaro w'abinginzi bagomba gukora. Ngo hari ku munsi wa 24 uko kwezi, Abayisiraheli barongera bakoranira hamwe kugira ngo basibe. Bose baza bambaye ibigunira kandi binyanyagijeho umukungugu. Nuko abo bo mu bwoko bwa Isiraheli bivangura n'abanyamahanga, maze bishinja ibyaha byabo barabyicuza hamwe n'iby'abasekuruza babo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni Nehemiya umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Wabishobora yakomeza akumva uko uyu munsi wose wagenze. Ndagira ngo mbasabe bakristu bavandimwe, namwe mwese mushobora kumvira ijambo, ababishobora kuba byumva n'ababishaka, muhuza abantu. Nibitaba n'uyu munsi muzabikora ikindi gihe, mwicuze, mukorere ikoraniro ryo kwicuza ibyaha. Mushobora kubikora mwicuza ibyaha biri mu muryango wanyu, mukicuza ibyanyu n'iby'abasokuru banyu. Mushobora kubikora mwicuza ibyaha biri mu karere kanyu, mugakora mwicuza ibiriho muri icyo gihe n'iby'amateka yabanje. Ushobora kubikora duhongerera ibyaha by'isi yose. Imana itegereza ko tuyigarukira tubikuye ku mutima. Ntabwo twabikora uko bikwiye, ariko hari ikintu gikomeye cyane Abayisiraheli batwereka. Wari ubwoko bw'Imana, wari umuryango ufite ubutoneshwe n'isezerano ry'Imana, ariko igihe cyose babonaga ko bari mu kigeragezo, hari ukuntu bakoraniraga hamwe bagasiba. Nicyo cya mbere, gukoranira abantu bose hamwe bagasiba. Icya kabiri, bakambara ibigunira, bakikuramo imyenda y'imirimbo, bakiyogosha imisatsi yabo meza, bakamenya ko bari mu gihe kidasanzwe, ntibikomereze ubuzima busanzwe, bagaca bugufi, bakirabura, bagasiba, bagaca bugufi.
icya gatatu batwereka ngo bakinyanyagizaho umukungugu. Muzabibona byagiye bigaruka kenshi mu masomo twabonye muri iyi minsi, twagiye tubona muri iyi minsi yose 90. Kwibuka ko umuntu ari ubusa, kutarangazwa n'umubiri, kudashukwa n'irari ry'ibyo tubonesa amaso, kwibuka ko turi umukungugu, tuzasubira mu mukungugu, kugira ngo tubohoke, tuhandure muri twe ibintu byatwokamye, ibintu byatuhinduriye kamere, bikaba bidukoresha ikinyuranyije no gushaka kw'Imana. Uko rero mubibona muri iryo koraniro basomaga ijambo ry'Imana, bakagaruka ku mategeko y'Imana, hanyuma bakaza no gutura igitambo cyo guhongerera, cyo gusaba imbabazi. Uyu wa none nimwongere mwibuke ko Imana yacu ari Imana y'impuhwe, ari Imana y'ineza, ariko itegereza ukwihana kwa muntu. Nimuzirikane ko hari ingorane nyinshi ziterwa no kwanga kwisubiraho. Kuri uyu munsi tuzirikanaho iri sengesho ry'ikoraniro ryo kwicuza ibyaha, haboneke abavandimwe bahuriza hamwe umutima, maze bakora uru rugendo uko Roho Mutagatifu ababwiriza, rwo kongera gushyira umutima umenetse, umutima wicuza, umutima uciye bugufi imbere y'Imana. Muyibutsa amasezerano yayo. Ni byiza cyane iri jambo iyo rikomeje ku murongo wa 7 ugakomeza bibutsa Imana, barimo basenga babanje kwisingiza bati ni we Imana wihitiyemo Aburahamu umuvana muri Uriya Kaldeya, maze umwihera izina yitwa Aburahamu. Wabonye ko umutima w'ukunogeye, ugirana nawe isezerano ryo kuzamugabira iki gihugu cyari gituwe n'Abakanahani, n'Abaheti, n'Abahemori, hamwe n'Abaperezi, n'Abanyebuzi, n'Abagiragashi, kugira ngo abamukomokaho iryo wavuze ryaratashye, kuko ari wowe uri indahemuka. Gusengera ku masezerano y'Imana, mugaruke sezeranyije, byongere bidutere gushyira Imana ibyifuzo mu mutima ucisha. Ngwino Roho ushyiriye imigenzo tubwirizwa n'umutima nama wacu iri jambo uyu munsi, kugira ngo abemera guheka abandi, guhongerera ibyaha by'abandi, maze bahurize hamwe umutima, kandi Nyagasani twumve, utugirire impuhwe nk'uko uzigirira isi yose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.